aho ku rusengero batuzaza n'umugeni wawe nyine aragenda dekarara ubukwe batuzaza n'umugeni turebe bakimbona bumvaga wenda ko azazana umugeni uri mu myaka ye uri mu rwego rwe mu buryo bamubonaga n'iki bakimbona hari ukuntu umuntu aba adafite n'ibintu byinshi ariko na duke yambaye Imana ikamuha gusa neza yego bambonye babonye uri muri yacu biri kontrere y'ibyo bari bakeneye bamukeneyeho abashumba baramuganiriza baratuganiriza batubwira bati rero ubukwe nta buhari ubukwe ntabwo bakajya baca mu gikari bakamamagara bati warasaze nabo ariko bamuhamagara we nibamuhamagara kuko we yaranyuzwe nabyo bakamamagara bambwira ko rwose nasaze vuba ukiri muto kabo ukiri umwana ufite amashuri yawe warize ufite ababyeyi itari imfubyi birukanswa n'icyo ubundi habwira nge ku mutima habwira ariko ngewe ko ndabushaka kandi ntacyo bintwaye reka mbonereho no kubwira abakozi b'Imana cyangwa se abashumba b'amatorero intama yose ni nk'indi kurobanura abantu ku butoni ngo umwe arafite undi ntafite ntibikabuze ubu udafite kubona amahirwe y'uwo ufite yarashaje undi aracyari muto kurobanura intama ku butoni si byiza ntabwo ari byiza bajya bareka icyo Imana yifatanirije niba abantu bakundana kuba badafite ubushobozi ntacyo bibatwaye hari n'uburyo basezeranya abantu badakoze ibirori ibibaho se bakabe baratugiriye inama bati rero muze tubasezeranye wenda ngo mwifuza kubana ariko bo batubwiraga ko nta n'ubukwe noneho buhari badashobora noneho no kudusezeranya kubera ko kuko tuzabarushya muzagura itorero rije ko bagira nyine ko kubatera inkunga ariko kubwuko muri iyo minsi nari mfite amavuta nayo ntazi nasenga Imana ikambwira iti ndi kumwe nawe ubukwe bwarinze buba batarabwemera ni hande twagarutse bakunze ba Baraka TV amazina Nsindi Janvier ubwo duheruka gukora ikiganiro twari twakoze ubushize twari twababwiye ubuzima n'urugendo uyu mubyeyi muri kure imbere yanyu yaciyemo bigezaho akomeza agateseka mpaka aje mu mujyi akagera mu mujyi akongera agahura na wa mubyeyi ni mu ncamake nabwo bikagenda uko nguko ubu ngubu rero niba mubyibuka mureka ko twahagarariye wa mubyeyi Maurice amugejeje mu maferuje nawe agiye ubuzima bwe nawe agiye gusigana n'icyapa cy'uko twamaze kumva ko ubuzima n'icyapa kigenda ubwo rero yarakomeje kugenda ari gushakisha ubuzima n'aho yaba mu mujyi wa Kigali turashaka rero ko akomeza akababwira uko byaje kugenda no byaje kurangira inkuru y'ubuzima bwe uko bwaje kugenda uwo yari ari we mbere y'uwo ari we turongeye turabakiriye kandi mwakomeza murakoze cyane amazina yanjye nitwa Clenia Mukakimenyi izina ry'umugisha nitwa Mama Esteri yego ni Gikondo Kristo Kurade Persegemu kandi niho ntuye yego twari twagarukiye nyine nsigaye muri feruje yego rero ngeze muri feruje akomeje inzira ye nanjye nsigara njyenyine ndareba ariko nyine nk'uko nabibabwiye sinjya nigiramo byacitse ikibazo kimbayeho ntabwo ntinda cyane ku kibazo kibayeho ubwo ntekereza cyane icyo nakora ngo nkivemo rero ndimo kugendagenda ntaramenya umwanzuro w'icyo nakora nakomeje nzamuka ngana kuri gare mpita mbona baba mama bacuruza agataro mbabonye ndabareba mpita mbabonamo igisubizo ndavuga ni reka njye kubabaza akazi wenda bo bashobora kumenya ahantu hari akazi yego ndagenda ndababaza bose barabazanya bose nsanga hari ikibazo muri iyo minsi cy'uko iyo umuntu aranze umukozi akagira ibibazo aho yagiye kwa shebuja akiba cyangwa akagira ibindi akora ibibazo bye bibazwa muranze biba bisaba ko aranga umuntu azi neza yego kandi ngewe nta muntu n'umwe wari unzi barambwira bati rero biragoye ko umuntu yagushakira akazi kubera ibyo bibazo tukubwiye ariko
wenda wowe ukishakiye byakunda. Avamo umumama umwe arambwira ati rero dore akazi kanunze naka, nubishobora niba wabishobora uze tubane hano ducuruzanye ka gataro, hanyuma uko umenyera iseta uzabona akazi, kandi ukwezi nigushira utarabona akazi nzaguha amafaranga, nzaguha 2. Ni sawa. Umva umuntu ugucumbikiye akugaburira woga isabune ye, wenda nubwo nanjye nabaga mufasha gucuruza ariko yarangiriye neza. Ineza yose ngiye umuntu angiriye nyagaciro cyane ko amenyereye ineza y'abantu. Yego. Ariko urumva yarangiriye neza rero. Ndamubwira nta kibazo. Ugomba ntangiye agataro. Curuza agataro umwana. Turabana muri uwo mugoroba ndeba uko bacuruza, nibwo bwa mbere nari mbibonye, nibwo bwa mbere. Buracya turajya afata agataro ke nanjye amakange, tujya kuragura imineke ari nyine mu Giporoso, tujya gucuruza nyine hari kuri gare. Habaye nka saa 9 Pandagare biraje, kuno polisi iza kubafata. Noneho ntabwo nari nzi Pandagare, bwari ubwa mbere mbyumvise. Pandagare nibwo bwa mbere wabyumvishije? Ndi kumva numve ngo Pandagare, bona abantu bose barayagaye, bona biruka barirutse, bona bafata ubutaro barabwirukankanye, mbona abapolisi barakubita abantu, gusa Pandagare muri n'iki. Ariko nanjye nyine agataro kawe se warakarekwe nawe wiruka? Nanjye nise ngaterura ndakirukankana, ariko mpita nkinjiza ahantu muri bari abacuruzi bacuruza mu nzu, nkinjiza mama wari urimo nawe angirira impuhwe, arambwira ati gashyiraho ngaho usohoke tutamenya ko gasiza. Asigaho ngaho ndisohoke, aho nzaza guhurira na wa mama nsanga bamwambuye byose n'amafaranga yatuje bayatwaye. Ariko njye amafaranga nanacuruje pe namurushije n'abantu n'umugisha. Buriya iyo umwana ari gucuruzanya n'abantu bakuru, umuntu mukuru yaje kuguragurira umwana cyane, abavuga ati impamvu nyina yamwohereje kugira ngo abone amafaranga. Rero nyine nanacuruje ngiye hasigaho n'imineke mikeya, ariko n'agataro nyine ndagahisha, niyo mineke yasigaye ndarisha. Umubyeyi barabimwaka n'amafaranga yacuruje barayamwambura. Duhura yikoreye amaboko arimo kurira, byose batwaye. Ese wowe mbwira ko nabihishe, sinari nzi uburiganye bundi, ndetse ubwo iyo mitwe yo kwitekera ngo mbone uko mba, ariko nta bundi gucakura, nta bundi buriganye. Nangije buracya rero, ariko noneho ninjoro, iryo joro umumama yacuruzaga agataro, ariko ninjoro afite akandi kazi nanone akora ko mu nzu kiwe afite. Ntumbwire ko yari indaya, yarinjizaga abagabo ninjoro. Imana imuhumugisha, naramubuze nawe ngo mwiture mushimire. Ahara byumve naramubuze, ariko nabona iki kiganiro ninjye wa mwana yafashije mu Giporoso akamuhicumba. Yangiriye neza, ntiyanteza abagabo. Kandi abwo baramubazaga bati se uriya nawe ari mu kazi, atoya karakara cyane agateje. Urumva iyo dutindana nari kuzageraho nkaba umutonore. Yego. Bikava mu miteja nkageraho nkaba umutonore, nkageraho nkaba n'ibyumye. Noneho arababwira ngo oya karacyari agateje. Nyine arabandinda ijoro ryose, arara mu kazi ke, umwe agenda undaza, agenda undaza, n'irindi joro rikurikiyeho bigenda bityo. Arangije amako gataro ugiye kugacuruza. Nyine ibyo byaraye njye naraje njya kubicuruza kuko imari bari bayitwaye n'agataro bagatwaye nta n'igishoro. Ngiye gucuruza rero mbona nahise mbona mu mama umukonyine, nawe ndamusohoza mu mahori rwose, Imana imuhumugisha. Nagiye musaba akazi, yanguriye imineke, namenye nanjye y'amagambo y'abacuruzi rwose, ndamukaribishije neza, araza arangurira. Maze kungurira agiye, buri umuhanuzi nyakuri n'umutima w'umuntu. Abaye nkuntera umugongo umutima wanjye urambwira ngo genda musaba akazi, ndamutinya. Urongera kubita ati genda musaba akazi, ndamukurikira, ndamubwira nise mama wareka nkakubaza, ikinyabupfura rwose cyinshi. Ahindukira, ni mama muremure kundeba, ko ari ukureba hasi. Arambaza ati ngaho mbaza, ni rero nakubazaga niba hari ahantu bamenye umuntu ushaka umukozi w'umukobwa wenda iwanyu muri karitsiye. Tambwira ese ninde ugashaka? Ni ngewe. Ati se sindebe uri gucuruza, ni we ntabwo ari ibyanjye. Ati bambe, ati umukozi ndamukeneye,
ku buryo ntakijya no ku ishuri nabuzo nsigira abana ati none se ubu byasaba iki kugira ngo uze n'umwana akagatara ndagashyira nyirako itenze ati ngaho genda ndagutegereje umva nafashe agatara uwo mama wari wancumbikiye yabaga mu Ruturusu kumanuka mu Giporoso njya mu Ruturusu ni hafi namanutse nk'umuyaga ndagenda mushyira agataro kiwe muhana amafaranga nacuruje nihembamo 400 nk'umuntu wakirirwanye ndangije ndamubwira ni akira ibyawe ndagiye sugiye he mbonye akazi biranamubabaza ntabwo nzi impamvu abantu badashaka ko umuntu bari ba professor abona umugisha urumva nta yindi mpamvu yari amaze kubona umuntu uzajya umucururiza nawe yinjiza aho ngaho zari business ebyiri yarahabonye ntabwo byari kumushimisha rero ariko nyine ntabwo twabishima kuko ni byiza niba ufashije umuntu wishimire ko atera indi ntambwe nibyo byiza kandi nanone bibuka aho twatangiriye ko bavuze ko ugira aho ugira ikibazo iyo umuntu akugiriye neza kubera ko nta neza yigeze ugira gute ubona ariko nyine ubwo ndimo kubivuga muri rusange muri societe nyarwanda cyangwa se no mu bumuntu muri rusange niba ufashije umuntu kuri iyi ntera ariko akabona indi ntera abonye nk'umugisha wisumbuyeho bigutera ishyari cyangwa bikubabaza ahubwo nezezwa nuko wamubereye escalier akaba abonye intambwe yo gutera ngo agera ahantu ibyo byakabaye biramubabaza ariko nta yandi mahitamo yari afite nahise ngenda agenda umama yari umukire ubu ni abakire pe inshuti zanjye babaye inshuti zanjye baragenda nyine anyereka akazi mu rugo bwa mbere ninjiye mu rugo iwacu twari twifashije ariko ni mu cyaro nyine bimwe by'iwacu mu cyaro mbona saro saramanje inzu nziza arantembereza inzu anyereka akazi abicunga byose ndabireba baraza yicaza muri saro anyereka akazi ko gukora akarukurera abana gukora amasuku urugendo rwo gutangira akazi ko mu rugo ruratangiye arambaza ati se nzaguha ngahe nk'umuntu nyereka akazi agiye gukora ngira ubwonko bwihuta nahise umutima wanjye umbwira n'umubwira menshi nta kazi aguha kandi aho wari uri wahasezeye urajyayo kandi mu kanya gato pe ntabwo uri gutekereza mu mwanya muremure impita mvuga nireka musabe makeya kugira ngo atanyanga ndamubwira ntuzampe bine araseka mu mahoro pe araseka ahubwo ati si ubine koko urumva umuntu umenyereye gukoresha umukozi wo mu 10 mwaka 4 ni ikibazo gikomeye ntiwanamubwira ati byibura tuzampaye ubona bitewe we yambajije ngo ndaguha ngahe kandi nkunda gusubiza umuntu bitewe n'ikibazo mbajije nukomeza mbajije ndagusubiza ikibazo cyawe kiri aragira ati cyakoze ubwo nsabye bine reka nzaguhe 5 niwe muntu wa mbere umuntu asabye amafaranga yo kumuha make ubwo yakabaye ambwira ati kanguhe 3 cyangwa 2 niko yese ambwira ati aguha 5 cyane ati kandi nimbona uzi gukora akazi neza nzakunda uratangiye mugabo waje ninjora ambonye aramubwira ati sura uruhinja wazanye kurera izindi mpinja cyangwa nayo n'umwana uzanye kurera mama ati kazi yakanyisabiye azagakora nikamunanira ntagakora nabwo kandi ntawamumpaye bwo ni akazi ndagakoze noneho bambonaga mu ishusho y'ubwana kandi koko nari n'umwana ariko batazi ko namenyereye akazi ndetse k'imbaraga koza ibyombo kumesa kugira ngo ibintu bizakore iwacu nameseraga urugo rwose umugezi nkabyikorera nkabijyana ku mugezi kuri iyo myaka yanjye nkabifura amasukira ngataha rero gufurira abana 3 ibyo ukoropa inzu akazi uragacapa ndakora bageraho baravuga bati ahubwo ibi niwe twari dukeneye bya bindi byo ko ndi umwana barabyibagirwa ndakora buryo mu kimwe cyo kuma 5 bamaye 2 uvuga ati rwose ni umukozi ko saa 8 za saha bambyukirizaga mu rugo nabaga ndi maso noneho nakanguka nkita mbona amatara aranga byuka buhoro ni nababwiye ko nigeze mba muri kuva z'ababikira kubera umuhamagaro wo gukorera Imana rero ikintu ababikira banyigishije cyangwa se abihaye Imana muri rusange bigisha abantu
babigisha gukora inzira gukora ibyawe bikureba ariko utabangamiye undi muntu cyane. nimba ushaka gusenga byuka ugenda usenge ariko ntugire usakuriza mbese kora ibyawe ariko ntawe ubangamiye kubita inzugi ubyuka ngo bamenyeshe ko ubyutse. nimba uhagurutse ku ntebe ihagurikaho neza utayikubye ngo ubangamire abantu nyine bigisha kuba utabangamira umuntu. Narabikunze cyane nkabyuka buhoro urugi nkarusoho buhoro nkakoropa buhoro nkakoropa kandi vuba vuba nkarangiza ngafata imyenda nkasora hanze kwibaraza nkafura ntawe ubimenye ko nabyutse bakajya kubyuka saza umwana ajya kwiga zikagera naragije akazi kanjye byose ku buryo ku manywa nirirwaga nta kazi mfite nakarangije kose nyine babona n'uwo bari bakeneye kuruta ko babonaga ndi umwana hakiri kare. Mbonereho no kubwira abantu ntugacire urubanza mbere y'uko umenya icyo ashoboye kumureba gutya ngo usiga yabishobora samutayima aba yabishobora ahubwo wowe niba wumva wamuhaye amahirwe mugerageza abishobore cyangwa bibyange ariko ntumwima amahirwe umujajingi uko umubonye. Rero akazi ndagakora pe amafaranga aragwira saje kuboneka impamvu zituma ntagomba gukora muri urwo rugo wenda ntagiye kwinjiramo nazo ziturutse kuri wa mutima sinzi ngira weakness y'umuntu ambwiye ibibazo bike cyangwa se umuntu mbona afite ikibazo kandi gikeneye umuntu umuba mu ruhande mba mu ruhande rwe ngewe kabone niyo yaba abantu bose bamutereranye ngewe mba numva basi namwisa ko mpari. Rero haje umukobwa wo muri famiye y'umugabo aza gutwita ku ruhande rw'ibibazo bye bwite aratwita atwise inda ndetse anayikuramo ariko atwitse sinari mbizi ahubwo yambwiye ko yayikuyemo kandi adashaka ko famiye yibimenya urumva yari kwa se wabo aho ngaho. Ndangije arambwira ati wafashije ndagusabye ukantiza amafaranga nkagura imiti ko ndi kuva cyane narayamuhaye aranambwira ngo azabwira mama wa yasubiza. Ndangije ndayamuhaye ibyo akemura arabikemura ku giti cye ndangira n'iwabo muri iyo minsi ubwo Imana nibwo yansabaga kubabarira umuryango wanjye njya mu rugo iwacu usabye uruhushya njyeyo ibyo nagombaga gukemura yo ndabivuga Imana yari yansabyemo yarengishemo ubwenge bwo kubababarira kuko Imana yari yarambwiye ngo ntabababarira ntizamumugisha. None se tukiri aho ngaho wari watangiye kujya mu nzu y'Imana noneho gusenga? Numvaga inkuru kuri radiyo nanjye nasengeraga kuri radiyo. Wasengera kuri radiyo ndi mu kazi. Noneho ngeze mu rugo ndabababarira ibintu birarangira ndagaruka ariko ndi mu ngaruka iwabo uwo mukobwa kugira ngo bampeye amafaranga nk'uko yari yarabisezeranije. Gusa mbonereho no kumugaya nazanabona kino kiganiro barambwiye we n'umuryango we ngo simbibwire kwa boss kandi ari bene wabo. Noneho koko nyine ibangura rihisha sinabibabwira. Ngezeyo baranambwira ngo simbabwire ko nageze iwabo kandi nge nagomba nyine ibiri hirya y'ibyo utambwiye. Noneho ariko bo bahita bahamagara kwa boss banci inyuma barangambanira kubera ko n'ubundi aho twatangiriye nta kintu ujya witega ku muntu cyiza ku muntu barangambanira ngewe nabakoreye neza mbafashiriza umwana atanabibabwiye bafashiriza umwana mbaha amafaranga yanjye nakoreye navunikiye agura imiti imukaruma kuva anataha ari muzima muntu ari muzima ariko bo banyitura kungambanira kwa boss bakwiruka baranyira. Urumva nahise ngaragara kwa boss nk'umuntu utagira ukuri. Sinigeze mbabwira ko nagiye kwa bene wabo iyo ngiyo sinigeze mbabwira ko umukobwa yakuyemo inda. Urumva ibintu byose detaye barazibaha nyine baciye. Umva naraje ngeze kwa boss ikintu bahise bankorera baranyirukanye. Hanyirukanye ariko bambwiza ukuri yuko nzize ko ntababwiye ko nagiye aho ngaho. Ndagenda nshaka akazi ahandi ndakabona
ndakora ndakora hari n'akazi kanagoye kuko hari imbwa ngomba koza imbwa iyo mbwa ikajya inkatisha amafaranga yewe kano kabwa gatoya k'akazungu gato kakorora bakankata imbwa yoza imbwa ifite shampoo yoza ifite pudre bayisiga ngo itarwara ubuheri cyangwa itarwara ubusimba yamoka bagukata yakorora gato ngo nayihamaza adatetse wowe na muganga umva ninjoro saa sita z'ijoro bose akaza kambyutsa nkagenda hari Kicukiro nkajya kwigurira brusheti kuri siporo ukabari kagera ukaramenyera ko ndi umukiriya wabo wa ninjoro utahana inyama zimbwa oya zabaga n'inyama nzima brusheti nzima ariko nyine ugiye kuzihimbwa rwose ayirira inshyushyu rwose yoga yanjye rwose ubu kamya ubu biracyabaho simbizi ntabwo nzi amakuru yabo ntabo bo barimutse bajya Bugesera sinongeye kubana nabo ariko nyine naho ndahagakora akazi ndihambira urumva kari kagoye ariko nkumva nanone sinshaka kugendagenda mu ndihambira ndagakora we amafaranga agwiriye ariko ataragwira nabara nkumva ni make none se turi aho ngaho washaka kugwiza amafaranga wari ufite iyihe gahunda yo kuyakoresha namara kugwira washaka kuzajya ku ishuri nk'uko bari barakuye mu ishuri intego nari mfite urumva ukuntu bahoraga bambwira ko ntacyo maze ntacyo nakwimarira ntacyo nakwigezaho guhemwe no ku mwanda nitumye sinahihagurutsa ariko ngiye nkumva ndashoboye nkajya ngiye nibwira ko hari icyo nashobora rero numvaga ngomba kwiga nkumva nzaruhuka umutima ari uko ngiye ku ishuri noneho ndangije amafaranga nayakubita imibare y'ishuri naho nagiye kurishaka nkumva ntibivamo nakundaga indimi kuko numvaga nshaka kuzaba umunyamakuru numvaga nshaka kuba umunyamakuru rwose ese zari zo nzozi zanjye kandi wavuga ko watsindaga shimi ugatsinda fizike ugatsinda mate urumva iryo ni ryo banze ry'umuhanga mu ishuri iyo utsinda mate ibindi byose birizana kandi numvaga indimi ibindi narabyumvaga nta nubwo byansabaga kuboroka kuko narasomaga nkabyumva nasubiza uko mbyumva bidahuanye n'ibyanditse nkaba njye nabyumvise nkihimbira ibyanjye nkagusubiza byaranamfashije gusa igifaransa kukihambiraho kubera inzozi zo kuba umunyamakuru kuko n'amahirwe menshi no mu kazi ngenda mbona na poste ngenda mbona n'amahirwe nyimba nyifiteho terwa nako kafaransa kanjye gakeya wenda reka ngite gakeya ariko niyo amahirwe menshi niho aturuka rero amafaranga uyatera imibare imirwi nagiye barambwiye indimi ahantu ziri hose njyayo nkasanga amafaranga ni menshi yewe ntangira gucika intege mu mutima ariko ndavuga ndeka mbe mvuye muri ibi none muri akazi ko mu rugo kabamo imbogamizi gusuzugurwa cyane gusa urumva ntacyo ngiye byabaga bimbwiye kuko nabikuriyemo kandi nabaga mfite n'intego zanjye zo kuziga nkumva mfite intego z'uko amafaranga agomba kugura uko byasa kose ngisubira kwiga ariko se byibura ako gatima ko kwirema agatima ko ushaka kuziga wari warumvishije ijwi wari warahanuriwe ni ukwishyiramo ngenziga ngewe nzereka abantu nzereka isi nshoboye ntubire kukubona rwose kabone nubwo nta muntu wambwiraga ko nabishobora ariko njye numvaga nzabishobora hanyuma amafaranga numvise ari make nibwira mu mutima ko ngiye kuva muri ibyo mu kazi ko mu rugo nkajya kwiga gusuka hanyuma gusuka bigira amafaranga nimara kumenya niho nzakora none ukanjyana kwiga ariko nkiri kuri ibyo kubitekereza Imana yohereje umuntu bamubwira mu isi yose Imana izaha umuntu wese ari nawe ubona reka mboneraho kubwira abantu umuntu ari ahantu abona ko bitakunda aho ubona mu mwanda mu icukiro aho ubona ko bitavamo aho ubona nta muntu wahamenya ko hari ukuboko kw'Imana kurahagera kandi kwabasha kumukurayo Imana ishimwe kuri umugabo kubihamya rero umuntu ava Igisenyi aje muri urwo rugo Imana imutuma umuntu ava Igisenyi ari wo waje kureba deja araza yaka karibu barayimuha arangije ama message Imana yamuhaye arambwira ngo Imana yambwiye ngo
yarambwiye ngo Imana yambwiye ngo kuko yagukunze akaramata ngo nicyo cyatumye igukuruza neza irakwiyegereza irambwira ngo nyine imbwira ibintu byinshi bikomeye byiza iriko irambwira ngo ntiwiremaremere ubucoce kuko ninjye uguhaye kwiga kandi mbaye kwiga mu ishuri ryiza uzicarana n'abakomeye kagira inkuru irambwira amafaranga nari ngejejemo yari 287. arambwira ati genda ujye gusaba ishuri andangira naho njya kuryaka Imana ikurangira aho ujya kuryaka isenga amasengesho iminsi 3 muri ayo masengesho uzajye gusaba ishuri uzaribona utangiye kugendererwa n'Imana urajya no muri hahandi gusenga mu bapantekote bimwe kuva ngo no mwadeperi reka daweya Imana mboneriho no kubwira abantu bibwira ko basenga cyane bakumva ko ari bo Imana izi gusa oya Imana izi abantu bose yaremye kandi ifite n'uburenganzira n'ubushobozi bwo gusanga umuntu wese mu buryo bwayo cyane ko ntawe imuburana imusabe audience ku muntu wayo ndangije amasengesho ndayakora nigo mwinyama nigo mwibiryo ndasenga ndavuga ntivuganye nanjye ngiye izi neza ko nari nkeneye kujya ku ishuri ku munsi wa kabiri ndagiye njya gushaka ishuri aho yandangiye ngezeyo ntanga amafaranga naho aracyari menshi ariko umutima wanjye urambwira ngo ariko aba nibo bayobozi ba nyabo ndanababaza nti se nta wundi muyobozi uri hejuru barambwira bati kete nyiri kigo ntinamubona baraseka bati se wamubona ute kuko wa mwana nta kibazo mwege nimumbwire niba bishoboka ko namubona bampa nimero ye ndagiye kuri tuvugane ndamuhamagaye aritabye aturinde urashaka numva nitwa Mukakimenyi nyine ndamwibwiye nashakaga ishuri mu kigo cyane ati genda ku ishuri hari abantu ntimvuyeyo ni naho nkwe nimero zanyu ariko niba mbagiriye umugisha nimwebwe nashaka ati ngewe rero ntabwo njya mboneka ati bo atariko mbere bitarenze saa moya ntuyi Kanombe mu Kajagari niba waba uhageze sawa uzaze kubona nayiraye ku Kabavu saa moya zitaragera ngeze Kanombe ngenda ndamuhamagara hari ku kibuga hari akazu ka tuvugane ngenda ndamuhamagara arandirectinga mu rugo ndagerayo icyamutangaje niko asanze ndi umwana kandi iryo shuri rye ry'abantu bakuru ry'abantu bakuru abakozi ba leta batabonye amadiplome abasirikare n'abapolisi batarabona amadiplome bagomba kwameriyora kugira ngo bajye ku rwego leta ishaka ubwo nano mashuri y'abakandida ari burese yego kandi niho woherejwe n'Imana noneho ngewe nari narangije deuxième yonyine nibura n'abandi bari bararangije za 5e muniki ariko ngewe urumva nari umwana ukwiye kujya mu ishuri n'imyaka yanjye ntiyari ikwiye kunyemera ko banyemera ko higaga abantu ariko kuko niyoherejwe n'Imana iranyituma banyemera akwemera gute rero ubwo mu nyiri kigo namugezeho abona ntubwira ati wa mwana we umubwira ibibazo byawe yewe nkubwira ibibazo byanjye yewe reka zabazi nta muntu njya nganyira nta muntu nabwira ibibazo byanjye ndagezeyo iyo ntuje gutya ndi kukureba umutima mwiri cyo kukubwira niba mu marayika cyagiye mwahuye noneho ndangije arambaza ati none se ishuri ikigo cyanjye kigisha abantu bakuru b'umwana ambwira rero yewe ntabwo nagize amahirwe yo kwiga nk'abandi bacu n'abakene ndabakenesheje birarangiye ni amafaranga y'ishuri yarabuze abuze i Kigali kuyashaka mu kazi ko mu rugo kandi ubwiza ukuri nakarushye ndarushye ndashaka kwiga muwe nawe ziramufata n'amafaranga ni nayajyanye arangije arambaza ati none urifuza iki mbwira icyo wifuza tureke no gutinya ngiye icyo nkeneye ayo mafaranga nakoreye mu kazi ko mu rugo nyakuramo ntingaya ati se nangaye ndayamubwira ni kandi pe ndarushye gukora akazi ko mu rugo akurura tiruwari ye akuramo akajenda kambyite nka business card ateraho kashe ye arangije aragasinyara agateraho kashe arakamumashyire
ku ishuri birabereka ko ari we wanyohereje ya mafaranga 280 ndayamuha 7 arabingarurira ngo ngende mbiguremo bikoresha utangiye ishuri mba nishyuye abonema ishuri ndagenda yiga ndatumika ishuri ariko watangiye mu kangahe se tangiye mu 3 cyane rwose sinangirira mu 3 ko umuntu wese atangiragaho ashoboye rero nese nangirira 3e ndiga ariko hahandi nakoraga banga ko niga mpaka banyima icumbi bati ubwo wagiye ku ishuri nyine ubwirwarize nibyo byane navugaga ku muntu nimba ateye intambwe agiriye umugisha kuri wowe ntago byakakuraka kwiga mpaba ntacyo nari kuba mbatwe kuko nundi kujya mbakorera akazi cyane ko ningaga ninjoro ariko kubera ko badashaka ko hari ikindi ngeraho bari kumugeza rero ndiga ariko ntaho mba ubaheze naho ugataha hese nyine naho iki ubaga mu kirere se nk'inyoni icyo ni nacyo cyanyinjije cyane mu kirokore ni naho nafatiwe kugira ngo mbe murokore bivuze ngo ubwo ngubwo wabaga mu rusengero rero aho uvuga ngo ahantu babaga ari burare basenga haba mu rusengero uru cyangwa ruriya cyangwa se mu cyumba ahantu kizwi bakaba bari burare basenga najyagayo nkiyaranja nkahamenya kugira ngo nze kubona aho ndara ni muri ubwo buryo nize bigeraho kwiga gusenga nijoro barukuraho kubera umutekano umuntu ajya avuga ngo ukarya utese byo kurya rwose ntubimbaze kuko mu bantu bariwe n'inzara bana inzara yariye ubamo ndimo pe nese byibura directeur nimba ari representant w'ikigo nta kintu gusa muherukana icyo gihe yakira amafaranga icyo gihe anyeremerera ishuri nta nicyo numvaga kindi mugomba nta nicyo numvaga kindi ngomba cyo yagombaga kunkorera yaragikoze ntabwo nkunda kuvuna ngi w'abantu ntabwo mbikunda cyane ko ntabana nizeye ko nyine buri gikomere ni ikintu gikomere ni ikintu kigari niyo watekereza ko kirakira ariko gisiga inkovu rero kubera uko gukomere kandi umwana mbabazwa n'abantu bandi hafi ugakenera ikintu ntibakiguhe ndetse rimwe na rimwe ahubwo ugakubitirwa ko wagisabye byagiye binkuramo gukenera ikintu ku muntu ahubwo nkumva ngewe icyo ntihaye singikenera uwa gatatu urawize uwa gatatu ndawize ndaraho gutyo mbaho nyo uwa kane ndawize mbaho nyo wawize ku icyo kigo se nanone cyangwa komeje ubwo nishyuye burundu ubwo 280 yishyuye 3 4 5 6 rwose ahubwo ni wowe cyane kabisa we warihiwe n'Imana icyo gihe 2006 na 7 ayo mafaranga yashinzemo business yabo wageze kure yewe nuko nari nshonje kwiga yari menshi yego yari menshi ariko imyaka 1 2 imyaka 3 rero ibihembwe bingahe byose ndiga mana ariko nkaba umuhanga Imana ikamfasha nkabimenya cyane ko nta n'ikindi cyari kindangaje nta kindi nari nshyize imbere yari yo nyota yanjye ndiga witungiwe na marayika ukohereza amana wenyine inzara ikanya ntawe ndi bubaze wiga zandimo wapi reka nize contability ndimi narazibuze aho nta zari zirimo cyane ko icyo kigo Imana yakohereje waravuze ati reka niga icyo yanyohereje niga ibihari ndabyiga ariko noneho kubera umutekano ntambara y'abacengezi gusenga n'injoro babikuyeho ni hahandi uvuga ngo ishyamba ryahiye gahuru k'imbwa karahiye niko bavuga yewe mana mbura ahantu na hamwe nerekeza biranyobera muri uko kugenda gutyo hari abantu twagiye duhura mu masengesho njya ku bantu bamwe twigeze twasenga ngezeyo ingeze habi peme nimaze nk'iminsi nk'indi 5 ntararya imyenda iragendera irahururuka yose nanika amagufwa
buryo twicaranaga iki kigufa cya hano kwita ku kikakubabaza wowe twicaranye ukaba wakisaka ikintu cyo muzombi kandi ntacyo ntangije barangije kubarangaburira bamaga cyayi kamata buriya rero iyo umuntu yashonje cyane iyo umugaburiye akarya agahagara araremba banyerekaho ndyama ndaryama ndisinzira ariko no mu buzima busanzwe ikintu Imana itanyimye muri ubwo buzima bwose ikintu Imana itanyimye ibitotsi noneho ndasinzira iyo nsinziriye biba birangiye ubwo nukongera kumenya ko ubuzima buriho nkangutse noneho kumbi aho naje hari mwene wabo n'umugabo waje muri urwo rugo umuvandimwe we noneho ndagenda ndaryama icyumba nticyakingwaga ndaryama ninjoro araza we umutima uramubwira ati ariko harako hari imboga wajya ukazirya reka abyuka rwose araza kurya imboga atasoromye atahinze araza yatsitara sinumva aranyegera sinamwumva arambira inzira sinamwumva amapantaro nambaraga ntiyankwiraga urumva kumenyera kurara hanze nakundaga kwambara amapantaro kageraho nkayapfumura nkakiramo n'imigozi ashaka gufata ku ngufu arafungura ipantaro sinumva arasasanura neza afungura no wa mugozi sinabyumva arayimanura sinabyumva amanura n'ikareso cyane ko zitankwiraga nazo sinabyumva ageze ipantaro hasi rwose kandi yari yaje yambaye ubusa acomeka itako rye mu matako yanjye arapasura gutya sinumva ariko mpita noneho nkunumva nkanguka izina rya Yesu ati izina rya Yesu biki ariko urumva muri uko kugenda kenshi mu byumba byanatumye ngizwa noneho nshaka n'itorero girizwamo ndanabatizwa abo nabo naho ngaho basengeraga noneho arangije araza amujyanye mu izina rya Yesu ati mu izina rya Yesu biki ati ni njyewe ese none urashaka nyine nje ngumbi noneho ako kanya mpita nirebye nsanga yanyambuye ubusa nkaho yari yanyambuye ubusa kuko n'undi nambaye ubusa wenda agasengero nambaye karacyarimo n'agatransparente narenzaga ku ipantaro karimo ariko yakazamuye ipantaro yayimanuye nambaye ubusa pe murebye mubona umusore w'imbaraga mbona ako kanya ntacyo gukora pe ariko mpita nibwira vuba vuba icyo gukora mpita niyumvishamo kwiyoroshya ndabwira none se nimba bashaka kunguha ko nari mpari insaba yo wambwiye ko nari bugura nkahoreka nguye kanguhe nimba ibyo ushaka ariko ubwo nagiraga ngo abe nkumpaye akanya nibura areke no kunsikamira ko yari ari kumvuna arangije aranyakati umukobwa agiye kumpa haguruka rwose confidence zose yumva agiye kurya imboga ze mfata ya pantaro buhoro nk'ugiye gukuramo ifatana n'ikareso ndabyumva ko nabifashe nzamura rimwe mutamfunga nari narize iki kintu kubera ko urakuntu mu rugo bambwiraga ko icyo nzabasha ari ukubyara ikinyendaro kagihe cye byatumye mvuge ni nta muhungu uzanyinjizamo icyo kinyendaro kizanyura hizo aho gica nzaharinde nimarinda se kizanyura yego noneho umuntu wese numvaga agiye kumwinjira muri izo nzira naramutukaga kuri mama we niyo turufune narabonye umwana w'umusore mututse kuri nyina ntagaruka yewe ubu birangije ntashobora kugaruka rero nahitaga mubwira nti ibyo nsaba imibaze mama wawe itabona ndamusuzuye reka ndeka rero uwo nawe nahise mubwira nijya kubibaza mama wawe ewewe yuzura abazimu aravuga ati noneho ndaje nkwereke ko hano ndi ari kwa mwene mama ndaje kwamburira izo nzagabagaza wambaye ngushwanyaguze nawe ubwawe nta mutabazo uri bubone dore ni ninjoro aho ngaho uri ni kwa mwene mama niyo yabyumva ntiyaza kugutabara kuko arabizi ko ndi umusore ndaba ndi kwirwanaho ariko ubwo nkangutse ngaruye ubwenge mubwiye ni mu izina rya Yesu yahise amubwira ko tuzi ariko ese ntabwo uzi uko dukijijwe ati suranya ati wowe ujejo arankweye na tuwujejo rero tumazemo igihe dusaziyemo turanereka turanahanura wowe ujejo ngo kijijwe kutoka satani ntabwo turakijijwe Yesu nuko ntangije aravuga ati kanze mbikwereke rero umugabo umusore arankagatira
arampombanya nka numva amagufa yanjye arimo arahombana n'intege nke nifitiye z'inzara n'umunaniro w'ibiryo byabo bangaburiye bishyushye narembye ntanoze yewe arafatamo gutya ngo ashishimure koko ariko ubwo ndi gusenga ku mutima ndikubwira Imana nti yewe Mana aho wahereye umbabaza ubu ntabwo biguhagije mbese ntabwo nubwo ari ugusenga ahubwo ndi kwituka ndimo kwitonganya nayirembeje ngeze mbona Imana ibaye kure nti yewe nirata Bikira Mariya babagumeje kubisugi nubaka kanya warenge ubusugi bwanjye ko ngowe koko gusenga y'uburyo bwose ko wari inzu byara umucunguzi ukiri isugi wantabaye kangubwira hari ijambo riri muri Amose biravuga ngo ni mushake ibyiza mwanga ibibi ngo nanjye nzabana namwe nkuko mwibwira yego Imana ibana n'umuntu nkuko yibwira noneho nkimara gusenga gutyo Imana nimbaravuze ati noneho uyu we sinzi bimubayeho Imana ifite ingabo kamubwira ubu niyo nagwa nkagwa hahandi umuntu agwa bakavuga ngo yaraguye sinagera ku rwego ruhakana Imana kwitari ko narayiboneye aho yari yamfatiye agira ngo mbirindura yashwanyuje imyenda itashwanyaguza Imana yacomoye umuriro aha mu nda yanjye aha kare umuriro wanyawo ngewe ariko ntabwo nawubonye ariko we yarawubonye uranamutwika arashya koko hazamo amazi koko ubushye bwa nyawo yarandekuye mbona ikuse nk'arahasa avuze induru aravuga ati Imana imbabarire nawe umbabarire sengera nisubaye abari umbwira ko abonye umuriro uva mu nda yanjye ukamwata ukamutwika anyereka naho ahiye ngo iki uti ngo iki ndangije ndamubwira rero ntabwo musengera wambaye ubusa banza wambare abanza arambara haza turasenga ariko kandi muri iyo minsi Imana ari maze iminsi imbwira ngo ndi mu ruganda ko kandi nindeba nabi ndaba kabarore ndayibwira ni Imana byaba bikumariye iki cyangwa byaba byaramariye iki kukumenya irambwira ngo haba amarika babiri umwe azagenda ibumoso undi buryo bagufata amaboko ngo we gutenuka we umusore arakora akazi yohereza umuriro baramutwitse neza ariko kuva icyo gihe mfata icyemezo cyo kutazongera kurara mu rugo rw'umuntu imbere yaho hari umuntu wari umusheri wanjye ansakira icumbi kwa nyirasenge inzira zanjye ni ndende ntazicamo kabiri ntabwo birangira ariko fashe icyemezo cyo kutazongera kuba mu rugo rw'umuntu natangiye kurara mu ishyamba nashatse ahantu mbona ishyamba nzakiza ishyamba urumva nari nzi kabeza cyane ndareba samuduha mbona n'ubutayu ndareba ahantu hose mbona n'ubutayu ndareba hose ariko mbona mo Kigali ariko mo Kigali hari kure y'Iremera nkabona sinzayamva Iremera ku ishuri ngo njye ntaye mo Kigali sinzi ukuntu umuntu yasabye kuza kumusobanurira igikondo mbona ishyamba ryo muri Sefu ishyamba ryo muri SFB nava ku ishuri haza nkajya kuriraramo ukaryama nkikamufura neza nkafunga jampa umupira nkafunga ipantaro nkafunga neza nkafunga nta kibazo wagiriyemo yorosa igitenge mu maso iminsi yose naraye mu ishyamba nta mvura yaguye sinaryamye ku mpiri ngwiniki nkabyuka mu gitondo nkakuramo ikariso nararanye nkayikoza ku rume nkayitawarisha nkayijugunya cyangwa nkayibika bitewe n'igihe numva nzaboneraho gufura hanyuma nkakora ku rume nkoga mu maso nsiga utuvuta n'agapuderi n'akarabiro k'umuntu nkajya ku ishuri rero aho nabona ukuboko kw'Imana gukomeye ndushye kuba mu ishyamba mbonye na fiance mbonye umusheri ndamubeshya ngo ubwo nari ndushye kuba mu ishyamba ndamubeshya ngo hano nabaga bimukiye mu ntara ansabira ishumbi kwa nyirasenge nyirasenge ibintu yankoreye Mana yanyakiriye neza aranambwira ati kubera mfite abahungu ntabwo nakuraza muri salo bazakufata ku ngufu
ngwino turarane ku buriri. Ntiyaragize neza, yaragize neza cyane, ndetse aramfata rwose nk'umukobwa we, tukaba turarana ku buriri. Ariko umuhungu we agera ubwo ashaka ko dukorana ibyaha, kandi nari nkijije ndabyanga. Byanze arambwira ati noneho tugiye kureba nyir'urugo niyo mana yawe uvuga uko bizagenda. Ahita abwira nyina ko atazongera kungaburira. Umva nkajya ku ishuri, nkabyuka mu gitondo nkakoropa mpuza ibyombo, nyine ako niko kazi ka mbere kibanze ka mu gitondo. Nkajya ku ishuri, nava ku ishuri asanga bari byose amasahani amasafuriya biragaragara ko batetse ariko bancuze. Mu gitondo nkabyuka nkongera nkabyoza, nkongera nkajya ku ishuri nkagaruka nkasanga bancuze, ariko ni kugira ngo nijyane ko ntibazabona icyo babwira wabahaye umuntu, ikosa ntabyo bafite byo kunshinja, ariko bo barashaka ngo niboneho impamvu nijyane. Kandi nanjye ntahandi mfite njye, ntihambira nkajya ku ishuri nkongera nkagaruka nta kintu nariye. Mu by'ukuri se ubwo buzima bwo kugenda nta kintu wariye, nta naho wariye, ukavamo nta utariye? Ntariye, bigeraho ndasenga mbwira Imana ntibikumariye iki kunyicisha inzara? Urabinyima ngo urye, ubundi ibiryo urabinyima kugira ngo ubirye? Mbabariye koko. Ubwo naba nasenze nkayo ngayo, akabona nkabona imuje n'umuntu wenda wigeze unsanga ahantu kwa boss, ati amakuru ati tugende nkugurira amata, ubwo nkabaho kuri mani. Ariko uwo mama abonye nanze kugenda kubw'inzara, yagera mu gicuku ajya kumva nkumva inkokora mu rubavu ngo hari gukubise, akankubita inkokora mu nda cyangwa mu rubavu, kumva marato umurongo, ubu uratinyuka ugasura. Hawe nandi uburenganzira bwo gusura muri iyi nzu. Bikaba amajoro yose atangira kujya nkubita inkokora. Ndabyuka ijoro rimwe nkubise inkokora, noneho numva hari nk'inyama zo mu nda ziramenetse. Ndagenda kuri toilette ndaseka, ndarira mbwira Imana ndarushye. Fata Bibiliya ndabwira ntigira ikintu mbwira muri iri jambo, cyanyuma nkeneye nicyo cyonyine. Ndangije mbumbura, nta nubwo nkihibuka, ariko aya magambo nahasomye yarambwiye ngo humura, ngo uzibagirwa umubabaro wawe nk'amazi amaze gutemba. Uzagirwa umubabaro wawe nk'amazi amaze gutemba? Ngo uzibuka umubabaro wawe nk'amazi amaze gutemba, bivuga ngo nzawibagirwa burundu. Ndavuga ntacyo, kuvuganye nanjye ko uzangirira neza ntacyo. Ndayibwira ariko ndushye kuba muri iyi nzu, ndabirushye kandi ndongera ndabumbagurushye. Buriya hari igihe nubwo abantu babifata buraga, ariko hari igihe Imana ivuganiramo nawe. Mbumbura muri Ezekiyeli nambwira ngo egeranya ibikoresho byawe, egeranya ibintu byawe. Ubu tuvugane ngo n'ibyuma bibaga ubyegeranye, ngo hari bazagera bamenya ko muri bo harimo umuhanuzi. Mpamagara wa muntu wandangiye y'icumbi, ndamubwira ni rero ubu tuvugana ibyuma byagera amaze kubyegeranya, ngwino. Amuhamagara atazi nicyo muhamagariye, araza. Ndabicaza bose ndababwira mwarakoze kuncumbikira, mama warakoze wamfashe nk'umukobwa wawe, ndaza mu gituza cyawe utanze, warakoze. Kuko abantu barabana anatanga urubanye ngombwa ko ugiye he? Ese nimba ari n'inzara, nta nibyo navuze y'inzara, njye ntabyo nigeze mvuga. Wenda ko Imana yari buzaducira inzira tukabona ibiryo. Oya, ni uko nabonye andi mahirwe, nabonye akazi kandi ngomba kwigamura. nta nako ndi disparisa ndagenda, ntiwanamuteranya kuri wa wundi. nigeze muteranya. Numva ibyo yarampaye nibyo yarafite, ni hubwo yaratinze kubimpa. N'umwanya nahamaze, n'igihe nahamaze yarihanganye. Ntago ni n'ubu simurakarira, ntago mba murakarira. Imana ibirye ni kwigisha. Gusa ikintu Imana yangishe muri ibyo ni ukwimenya, kwirwanaho. Ariko finalima nagiye kuba ahantu mu ihema. Uriga nabwo mu rusengero, mu rusengero ku ihema, abantu twasenganye barahazi kwa Gramere Kicukiro.
nkajya mbayo njya kwiga ngaruka nkaba nkaharara bakagira ngo ni ugukunda amasengero nabo ntabwo nigeze mbabwira ibyanjye bakagira ngo ni ugukunda amasengesho kuko habaga amasengesho ahoraho yego nuko ndakora nyine nkora ikizamini mbona diplome Imana ingirira neza ityo umwaka narangirijemo kwiga ni nawe nabonyemo umugabo muri uko kugenda gutyo naje guhura n'umugabo nawe nahuriye n'umugabo wanjye ari uriya aransaba iwacu mu cyaro aramubwiye ni ikintu wankorera kikanezeza umutima wanjye nuko ajya kunsaba iwacu hahandi nababariye hahandi bambwiriye ko ntacyo nakwigeza diplome ndayifite nkoze n'ubukwe ntabwo Imana yangiriye neza yakugiriye neza nkora ubukwe bwiza baransaba ibirori byiza byo mu cyaro doti bera mu cyaro nambara Rivari Kigali nasezaniye hano kuri ADPR CGM tugira ubukwe bwabaye bwiza pe mu rwego rwacu bwari bwiza cyane ababyeyi nabo barabutashye Imana ibana natwe ivugana natwe muri reception baraduheka abahanuzi batuhanurira ibintu bikomeye Imana ibana natwe yego siko sibyo nuko rero hanyuma ubwo tugezeho Imana igukoreye ubukwe birarangiye hanyuma umaze kubaka urugo maze kubaka urugo ariko urumva nubwo nagize gute ariko ishusho yo kuba nta nciriritse yari igaragara noneho n'umugabo nshatse nari imuhawe n'Imana reka mbivuge gutyo kuko duhura ntitwe tuziranye wenda ibigira abantu batizera ubuhanuzi ngenda byumva ariko ababwizera barabizi ko Imana ivuga kandi igakora rero twahuriye ahantu kandi hatari aho guhurirwa rwose ubuhanuzi bwemeza ko ariwe tugomba kuzabana nsaba n'ibimenyetso bitandukanye cyane ko atarajyanye n'irari ryanjye yewe urumva njye nari nkeneye umugabo ufite byose noneho uzaguhoza uzamara inzara nkuko Imana yanyambika yabikubwiraga nyine byaba byiza akaba afite inzu ye akaba afite imodoka nyine umugabo ufite byose ariko uko mbibonye mbona biri contraire biranyuranye noneho ari umugabo Mana umuntu wese areba akabona ko akeneye nawe gutabarwa rero byatumye nsenga cyane kugira ngo umenye amakuru niba ariyo koko ariko imihamya nagendaga mbona byanyerekaga ko ariyo ku rusengero batuzaza n'umugeni wawe nyine aragenda dekarara ubukwe batuzaza n'umugeni turebe bakimbona bumvaga wenda ko azazana umugeni uri mu myaka ye uri mu rwego rwe mu buryo bamubonaga n'iki bakimbona hari ukuntu umuntu aba adafite n'ibintu byinshi ariko na duke yambaye Imana ikamuha gusa neza bambonye babonye biri contraire y'ibyo bari bakeneye bamukeneyeho abashumba baramuganiriza baratuganiriza batubwira bati rero ubukwe nta buhari ntabwo bakajya baca mu gikari bakampamagara bati warasaze nabo ariko bamuhamagara we nibamuhamagara kuko we yaranyuzwe nabyo bakampamagara bambwira ko rwose nasaze vuba ukiri muto ukaba ukiri umwana ufite amashuri yawe warize ufite ababyeyi utari imfubyi birukanswa n'icyo ubundi habwira ku mutima habwira ariko njyewe uko ndabushaka kandi ntacyo bintwaye reka mbonereho no kubwira abakozi b'Imana cyangwa se abashumba b'amatorero intama yose ni nk'indi kurobanura abantu ku butoni ngo umwe arafite undi ntafite ntibikabuze ubu udafite kubona amahirwe y'uwo ufite yarashaje undi aracyari muto kurobanura intama ku butoni si byiza ntabwo ari byiza bajya bareka icyo Imana yifatanirije niba abantu bakundana kuba badafite ubushobozi ntacyo bibatwaye hari n'uburyo basezeranya abantu badakoze ibirori ibibaho se bakaba baratugiriye inama bati rero muze tubasezeranye wenda ngo mwifuza kubana ariko bo batubwiraga ko nta n'ubukwe noneho buhari badashobora noneho no kudusezeranya kubera ko ubukwe tuzabarushya muzagura itorero rijye ko bagira nyine ko
kubatera inkunga. ariko kubwuko muri iyo minsi nari mfite amavuta nayo ntazi nasenga Imana ikambwira iti ndi kumwe nawe. Ubukwe bwarinze buba batarabwemera, bwarinze buba batekereza ko ngewe nafashe initiative nkajya gukoresha invitation bataratwemerera, nkanazitanga mu bantu bamwe na bamwe hirya batarabo kw'iryo torero. None se babahagarika kwa kundi ADPR hari ukuntu igira, ntabwo abakristo bemeje ati umushinga turawemeye? Barabyemeje cyane, ariko muri indani byagera muri nyobozi hirya bakavuga bati ku buryo mu nama ya nyuma y'ubukwe yo kubuhakana narababwiye ni rero ngewe umuryango mvukamo ni abakatolike, ntago muhuje ukwemera, kandi nababwiye ko mfite ubukwe. Rero ibyo bindi mwege murimo kumbwira ngo ubukwe tubujyane mu kwa kabiri, birashoboka wenda ko mufite undi mugeni muzashyingira Saveri utari ngewe ubukwe bwanjye buri mu kwa munani. Ni nako nabwiye ababyeyi, no kugira ngo mbumvishe ko mfite ubukwe no kugira ngo bemere ubwo bukwe bw'ikubagahu byantwaye imbaraga nyinshi. Rero ibyo bindi mwe mumbwira bose pe ntago mbyumva, mbabarire. Batangira nabo gusubiranamo, batangira kongorerana, ubwo inama ibicitsemo ibice. Bamwe batari ko wamugana, abandi batari ko wamugana, tangira ubukwe babwimisha. Ubukwe burabaye. Rero ikintu cyabaye mu bukwe hari cyari cyo kugira ngo Imana yereke abantu ko ari we yavuganye natwe. Muri reception abantu batangiye kurya no kunywa, Mwuka Wera yuzuye urusengero, abantu bose ya mirindi ya marayika nigeze numva naramwumvise, Mwuka Wera yuzuye urusengero. Ababishaka n'abatabishaka babuzura Umwuka Wera, waba bishaka waba utabishaka bahagurutswa no kuduterura rwose. Umugabo wanjye baramuheka, baraturirimbira, baraduhanurira ngo umwami akunze kubaha nuko bajya bamugenza, batuzengurutse gusengera. Rero Imana yereka abantu ko ariyo yari iri muri gahunda, ari mu ruhande rwacu. Ndetse baranavuga bati yewe bwa bukwe koko ni Imana, ati yariyo cyane. Reka ntabwo mwuka apfa kumanuka gutya gusa. No muri reception utekereza muri reception abantu baba batuje bari kunegurana, bari kugira gute iki n'ibiki. Cyabaye igitangaza, bituma abantu n'abatatuzi bumvisha inkuru zacu ko Imana yaduhetse mu bukwe yabazwa rwose. Niba abandi baburwanyaga uhereye kare batangira kuvuga bati nibyo koko dushimye ko Imana yabukoze, ariko se bazaki tubahaye amezi ayabiri no pare wacu wadushingiye wari wanadushyigikiye cyane, hayatangira gusenga akavuga ngo Mana mfashe abana ntibazakorwe n'isoni muri uyu mujyi, cyakora uzabimure bakorerwe n'isoni kure aho abantu batabareba babateze iminsi. Noneho kubw'ibyo urumva natewe ishyaka cyane ryo kwiga n'amagambo umuryango wanjye wambwiye. Nanone natewe n'ishyaka ryo gukorera urugo rwanjye kubw'amagambo itorero bavuze ko ari amezi ayabiri. Nayo ni menshi. Nibwo ibitwikurwa bizaba bishize, nibwo amezi y'inzu twishyura azaba ashizemo, ndetse kabe karabaye. Dore ko umuntu mugani yishyira abiri ni abiri koko. Umva hanyuma abiri ararangira. Ka kazi nakoze ubukwe nkora mu bintu byo kubarura ubutaka, urumva ni naho amafaranga menshi nayakuye yo kwirwanaho, ibintu byinshi pe niho yagiye ava kugira ngo akemure ibibazo byinshi by'ubukwe. N'intwererano zagiye ziva mu bantu mu ruhande rw'umugabo wenda bityo cyane. Ngiye i Kigali nta bantu benshi bari banzi. Noneho ubukwe burangiye nyine badutega iminsi gutyo, nagerageje gukora ibyo nari nshoboye byose, ari ubuyede, ari gukotera, ari ibintu byose bitanga amafaranga kugira ngo ya minsi yisimbuke na ya mezi. Noneho ahantu nakoraga mu karere k'iwacu hahise kwa ubutaka byose birangira. Ababaruraga ubutaka bari banyemereye kunjyana mu kandi karere, ariko
hahita habonekamo undi muntu ubwo njye ntibyakunda kunsubirayo ntangira kwirwanaho ku bijyanye n'igiti ndashakisha nagiye no kwigisha ubu nabayeho umwarimukazi muri comptable nize kubara amafaranga nize kontabilite ariko tujya no guticinga njye no kwigisha ariko kandi ngira impano buriya yo kwigisha pe ndayigira ndabizi abana nigisha akabahanga aho nari mbakuye naho nari mbagejeje hahise habonekamo itandukaniro nuko bari bari ibyo ababyeyi babo bajyaga baza kumusura ngo barebe ninde mwarimu wafashije uwo mwana wiwe kuva ku ntera yari ariho ngo agere ku wundi rero ndabizi ngira impano yo kwigisha nyuma yaho haza kuboneka ikindi kiraka mu kizungu gukora amasuku mu ngo z'abazungu housekeeping aho mu kwigisha nigishaga muri prive bamemba amafaranga make pe ashoboka make pe kandi muri vacances muri prive ntibahemba akazi ko mu kizungu nari mbonye bari bakina umuntu uvuga igifaransa uwo muntu ahita aza kunshaka mba ndagiye nsaba uruhushya ku kazi cyari kiraka ngezeyo ndakora ubu sinjye amenya gukorera ijisho ndakora pe nawe nagukoreye bituma akazi ndakora koko ndangije kuko nkuru umuzungu aracunga abona igihe kiraka cyagenewe kirangiye za kumpemba aranambaza ngo ubusanzwe bayihute ndabimubwira ko ndi umwarimu nawe yari umwarimu kazi muri Ecole Belge yari umubirigi kazi arangije arambwira ati se nguhaye akazi wakemera ahita nkubira kabiri umushahara ntabonaga mu bwarimu ntabona ari kukareka ntabwo ari kukareka ati kandi ntuzakora iminsi yose nzagushakira n'ibindi biraka mu minsi utakoze hano ngo nkajya nkora iminsi 3 akanshakira n'ibindi biraka n'iminsi 2 ahandi amuzana bene wabo gutyo ndakora ndaryoha kora mu kizungu yewe bo bateze amezi 2 aba nyirabazungu rero abantu ni nta munoza bumvise ko nabonye akazi mu kizungu ati se ubundi buriya yari yarize batese se hari umuntu ibintu bigenewe ntawe njye sinzi niba umuntu ari ku rwego rubi uba abantu benshi bifuza ko arugumaho bakaguma bamubonaho cyane yatera imbere gato ntibabura ibyo bavuga mbese nta hantu ushobora kugera ngo abantu babura ibyo bakuvuga yego ndakora none umuntu wandangiye akazi mu kizungu ni nawe wangambaniye kukavamo ngambaniye kukavamo nakavamo nkavamo ndangije ndareba ndavuga ariko se ubu nzaguma ntya mana sinzasubira mu bwarimu kuri ya 30 ndavuga se ubu mbigenze ndashomera ndangije ariko ntago njya menya gusabiriza umugabo nyine ntago njya ntegereza ubufasha cyane ku muntu oya kugora umugabo ngo ntiwampaye ngeze kuki ntakiha mbabwira abadamu badukurikiye abadamu rwose kugora umugabo ngo ntiyaguhaye igitenge nawe ufite amaboko washatse ikiraka igitenge noneho ko rwose Imana yatugiriye neza akaza n'ibitenge bitagihenda wasaje ikiraka nawe ukakihasa igitenge n'ibibazo urukweto ntawe warwigurira noneho muri iyo minsi nari maze iminsi mbyaye iminsi Esther akiri mutoya umushomeri umugabo ari wabanze gushomera nanjye ngurikiraho ndashomera abashomeri n'umwana umugabo wanjye akagenda akazenguruka ashaka akaza akabara kabuze buyedere kada bagaha abanyembaraga akazi rona ni magara make uramuzi bamuhaga akazi ari uko babanyembaraga babaye bake aho abanyembaraga bivuga ngo bari ntibamuhaga akazi birumvikana inshuro nyinshi akaza nta kazi yabonye rimwe bwaza yagurishije n'igitiyo mbona azanye amafaranga ariko atakoze araye igitiyo ahambwiye ati cya gitiyo nakigurishije kuko niwe ntacyo cyari kimariye nakiburanaga akazi ndagize nafashe icyemezo nkameye ku mwana wanjye agenda ndavuga ninzi gufura ndabizi mbyiziho n'impano yanjye nkahera kumanga ku mukire akingura ati se niki ndashaka akazi kisi wenda gufura wenda gukoropa nyine none akabona uwo mugore by'ukuri inshuro zose mba mfite ibibazo ariko sinago kenshi bingaragaraho noneho bakakamba afura mwana wanjye nkamwicaza akankundira akakitonda nkafura nkagira gute
ibyo 3 cyangwa 5 abicyura bitewe n'uwo wafuriye. Noneho igihe kimwe njya gufurira umurokore, barokore bene data rwose ntukajya tuganza, kuko niba Imana ikugiriye neza ntabwo biguha uburenganzira bwo gukandagira usigaye inyuma ya gugakana. Uretse n'abarokore kandi abantu muri rusange bagira amahirwe yo kuba ku ntera iri hejuru, ntibakumve ko kuba bari aho ngaho ari ikindi, ari undi mwanya babonye wo gukandagira bari ku ntera yo hasi. ni amahirwe ugize, ni amahirwe Imana iguhaye, wakabaye uyashimira Imana, ariko bitaguhaye uburenganzira gukandagira usize hasi. Uwo murokore ndamufurira rimwe, ndamufurira kabiri, imyenda niyo bari barapfubije yose ndayipfubura. Bwa nyuma njya gufata icyemezo cyo kubireka ibyo, naramufuriye, imvura iragwa, ndamufurira imyenda, kandi nari maze ubwo najyaga mufurira buri weekend imwe aransibya n'indi aransibya, ubwo imyenda ibaye ya weekend 3. Ndagenda yifuze amafaranga twavuganye, arambwira ngo imyenda nyirangije kare, ngo umuntu yagiye Rwakofi ngo aracyura 1000 kandi atashye saa 12. Abadukurikiye ni abantu bagiye gutora amakawa, bagiye gutora amakawa Rwakofi, uruganda rw'ikawa. Murumva Kreni ngo amafaranga aratuvuna, ngo ngewe niba ngo umuntu wagiye gutora ikawa ngo ari butahe saa 12 wagatahana 1000, ngo ni gute wavuga ngo ukoze kuva saa 2 ugejeje saa 6, ngo ngewe ngo 3000. Urumva? Kandi none ni imyenda y'ubwiko yanze no kumera amafaranga izo weekend izindi ntakoze. Ariko kubera ko nyine amafaranga ndayakeneye nagombaga kubikora. Ariko arambwira ngo rero isaha ngaha ahantu zigeze ngo naguha 5. Ndeba imbaraga nakoresheje, ndeba umwana wanjye iro yigaragura mu kiziba, ndeba umugongo wacikiye muri iyo myenda ye yatetse, arazarira impande yanjye. Abantu Imana yagaburiye yahaye amahirwe kubona ibiryo. Urumva ngewe ntabwo nyine nkuko natangiye mbikubwira, ntabwo ikintu amaboko yanjye atihaye njya ngikumbura, ntunagire ngo njye nanabyumvaga ko byahumuye. Ntabwo nigeze mbibwira umutima ko nanabibonye. Wapi harira impande yanjye, akajya ambwira ukuntu ngo yashyizemo indagara ziryoshye, ngo imboga z'imizi yakuye Nyabugogo ziraryoshye. Ararya ararangiza ntiyanampera umwana. Araho kandi n'umurokore, ari umurokore dusengana. Arangije anambwira gutyo ko aho izo saha zigeze yampa 5. Ndamubwira nti se urashaka ubwo numvise ikintu kibyimbye hano, yantimba numvise hano. Ndamubaza se urashaka noneho ko bigenda biti, ngo hari n'ibijerekani nimukanye ngo nabyo bikube, ngo kugira ngo byoze, kugira ngo mbone kuguha amafaranga. Ndigiyeho noneho n'umujinya, yo ndakaye ndakora, yo ndakaye ntago nanjye imbaraga nzaho nzikura, ndakora ndabikuba, mfata cya kiroso nafurishaga imyenda, ndabikuba byose n'ibirimo amazi ndabyoza byose. Nakoresheje nk'isaha imwe, namubwira nabirangije ngo ariko mveni ngo nabikubwiye ko amafaranga tuvuna. Ariko ashaka kwambura uwo munsi. Yewe Mana, ndamubaza nise kandi none niki gisigaye urashaka? Yari namutoye umugore mutope kandi nigiragamo kamere yo kurwana kera. Nahise numva iyo kamere ingarutse mu bundi uyu mukubite terure mukubite hasi. Mutima urambwira ati ni kwa Fande akurasa. Hayi no kwa Fande deja. Hayi kwa Fande. Muka Fande w'umurokore akakugenza gutyo. Noneho amafaranga bana yabonye vuba, bari bayabonye vuba. Ariko kubera ko avuye muri mission ayazanye menshi, yahise umugore rwose agera mu rwego
yewe we agendera mu bicu kakagoma mbese cya gisiga kigendera mu bicu hejuru cyane. Arangije arambwira ati rero ikintu gisigaye hari ibyombo byananiye mu nzu hariya n'ibisafuriya ndashaka kabikuba bikamera nk'uko nabikuye ku isoko bimeze. Gute bizanye? Ngaho bizanye. Urona zino base za orange nini inyuma y'izindi zose. Yari yuzuye ibyombo, isafuriya, ibisahani, ibirimo ibiryo n'ibyagagiyemo n'ibyamunzwe. Amasafuriya atayoza akamungirwa akagabiramo ibiryo cyane agira akamera nk'amunga. Rebye ibyo byombo. Muri iyo mibabaro yanjye ikintu byanyigishije ni iki? Ntabwo njya ngaragariza umubabaro umuntu wunteye. Kubera iki? Umuntu akubabaza abishaka ashaka kubabara, kandi iyo ubabaye warishimye cyane, ariko iyo utamweretse umubabaro warababara. Rero nuko navuze ngo reka njye nihimura ku banzi banjye, sinjya nkwereka umubabaro ari wo mbabaje. Nta nubwo nshobora kuririra mu maso yawe ari wo mbabaje, ndayabika nkayamira nkayanyamiraza nkajya kuririra. Ndangije ibyombo ndabyoza, ariko mbyoza numva ngenda mbyimba, numva mu gatuza hagenda habyimba umubabaro, numva urushaho kunganza. Ariko ndabyoza ndabirangiza, amabya bitatu byanjye ndataha, ariko numvaga ngiye nko guturika. Ubwo nabwo ntumbwire ko ufata umwanzuro ukabwira Uwiteka Uwiteka we, nabwiye Imana ntereye none sinzongera gufunga umuntu mu rugo. Ndabwira ni urabizi ko mfite diplome, urabizi inzira ntayibonyemo, mana nsenga amasengesho nanjye ntazi. Ndarira nashyize umwana wanjye ku buriri, pfukama hasi ndarira, umwana nawe aramfasha turarira twese. Bivuye amarira akamye ndasohoka ndateka. Nafashe umwanya mwe ku mwana ndagenda gutya nzenguruka ikiyogo. Mbona ahantu ku cyapa handitse hari icyapa cya security cyitwa KK. Ndakomanga njya kubaza. Ko nene narabimenye ko badepoza bagakora n'ikose, ariko ntazi inzira za nyazo bicamo. Ndamubaza umuntu wari ku burinzi amamakuru n'inzira zose bicamo. Nuko nagiye kudepoza muri security. Ndavuga ni nta mugore uzongera kumfugura mu myenda ye, ntawe. Ndagenda muri security ndadepoza, barampamagara nza mu bizamini byanditse ndabitsinda, nza muri interview ndayitsinda. Nabyo byabaye kuboko kwiza kw'Imana kwabanye nanjye. Uko indeshyo yanjye ingano nari mfite ntabwo icyo gihe byari bikene, ari bakeneye abantu barebare kandi ko reka mubwire kambonereho no kubwira abantu bahora bavuga ngo babavuze bakaraka. Hari ntukababare urakara kandi ibyo bakuvuze ari ukuri koko. Niba bavuze ko uri umukene kandi uri we urarakazwa n'iki? Bavuze kuri mugufi kandi uri we urakazwa n'iki? Noneho icyo gihe turagiye muri interview, tubabara abo bantu bose kandi bari benshi baje gushaka ku kazi. Noneho ntinjiye muri interview umuntu ndeshya, abantu baraseka basetse, ariko njye ntabwo nzi icyo basetse, ariko banambaza bameze nk'abangora kugira ngo njyewe nyine ninanize nivanemo. Iyo bakubajije muri interview bakakubwira ngo uvuge CV yawe, bakubaza ijambo rimwe gusa urinde. Wowe bakubajije urinde urivuga wenyine ukitotomba ukigeraho no kwizina bakwita muri quartier. Urumva ni nabivuze ko mfite uruhinja, ariko bo barangora ngo nzakora nijoro. Nabwo nta kibazo, barambwira bati se no mu ntara uzajyayo? Ni hubwo niba no hanze hahari muzanjyane. Baraseka, ariko uko bakritika uko bagenda bapointa amanota, uko mba mugufi bikanga bikaba ikibazo. Kandi kuko ndeshya rwarugi bafungura gutya ntabwo narugeraho, kandi uri umusekirite kandi ndi umusekirite. Urumva nabo bari bafite impamvu zabo. Ariko amahirwe nagize kuri table nakoreyeho interview hari umunyakenya. Buriya ururimi rw'igifaransa ku muntu utaruzi yumva ruryoshye. Kandi njye nakoze interview muri France. Uko bavuga
ko babona ntakwiriye aravuga ati reka mbabwire uyu mugore nibyo ni mugufi nibyo arabyibushye nibyo muvuga byose nibyo ariko aravuga neza France ni mumuha amahirwe ibindi nibimunanira basi muzamukuremo tugiye ku ikosi iri mu cyongereza ngende mu francophone bajya iburyo nkajya ibumoso ndabidubanganya ariko Imana iramfasha ikosi irarangira nyuma yaho naje kubimenya numva amakosa yanjye agaragaraga cyane kuko nabaga ndi imbere cyangwa se ndi ku ruhande cyangwa ahantu hose nabaga ngaragara kuko ninjye mugufi wari mu ikosi ryose rero ariko ikosi irarangira mbona akazi ndagenda gakoze sekirite n'umusekirite nyine ariko reka mbonereho kubwira abantu nibyo natangiye mvuga aka kazi ka gisekirite abantu ntibagaha agaciro ariko twege tugakora karatuvuga ni akazi kagora gasaba imbaraga nyinshi z'ubwonko abantu wenda ntibabibona ariko gasaba imbaraga nyinshi z'ubwonko wenda nta fizike gasaba z'umubiri ariko iz'ubwonko biragusaba imbaraga nyinshi noneho n'umuntu uzi izina ryawe ntashobora kuri guhamagara sekirite uyu nyine wahinduye izina ubundi kandi n'umumotari nawe yagiye mu kimotari nawe ahita ahindura izina ni akazi kose reka mbonereho kubwira abantu bari mu tuzi twitwa ko tugayitse bihangana bakubenze bahubahira Imana kuko aho naho ukuboko kw'Imana kurahagera mbere y'ibyo Imana yajyaga imbwira ko izangirira neza ko izamumugisha izanyiriza indege izanyicaza n'abakomeye ariko mpaberwa aho bizaca nawe bizanyura muri ako kazi ka gisekirite wamenya ko nagiye kuboneramo amahirwe yurira ya ndege Imana yakubwiraga byaciye mu zenzira se umugani inzira rero byaciye tuba mu bintu bya sindikalisme by'urugaga rw'abakozi mu rugaga rw'abakozi niho habonekeyemo ko haboneka umuntu ujya mu nama mpuzamahanga iyo sendika Global Union mu bya sendika kandi mu rwego rw'abagore nuko nguko umugore wateshwaga agaciro umukobwa wateshwaga agaciro akiri iwabo atangiye guhabwa agaciro noneho nawe nuko abantu bamisemo nta nubwo nzi ngo ninde wamisemo nta nubwo bajya kumitamo babingishijemo inama gusa nagiye kumva numva telefone iramamagaye y'abantu babishinzwe bankoresha interview nuko babona ibyo bakeneye ndabyujuje nuko bamaye indege ijya hehe ijya mu nama mpuzamahanga inama yari yabereye Entebbe mu gihugu cya Uganda buri indege nta nubwo wagiye n'iy'ubutaka bankatishije indege baguha misiyo voilà urumva agenda mpagararira nyine reka mvuge Global Union yo mu Rwanda voilà nk'umuntu watumwe n'igihugu okay sinzi ukuntu nabyita ariko urumva nagiye igihugu kibizi birumvikana kandi niyo twari duhagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda cyane mu rwego waturutse mu Rwanda umutekano kumwe n'abandi bari bahagarariye ibihugu byabo bagiye baturuka za Malawi n'ahandi Imana inyereka ko byose bishoboka ugihumeka nicyo cyapa kigenda yego rero abantu bari ahantu bumva nta muntu bazi nta muntu bamenya nta kirengera nta gitabazi nta murengezi ukuboko kw'Imana aho naho kurahagera rero ntihagire uwiheba agihumeka njyewe wa mukobwa babwiraga ko nuko uyu muntu no kumwanda yitumye atahihagurutse nibeshejeho tunze umuryango wawe uri umusekirite mwiza muri keke ubu ngubu yabaye gadawadi ubu ni keke byarahuye ubu ni gadawadi yego bivuze ngo ubuzima bwarahindutse biranagaragara ubuzima bwarahindutse yego mwana bwarahindutse amezi 2 baduhaga
twakoze ubukwe 2010 2024 imyaka 14 irashize twubatse kandi pe ntabwo turi inyuma y'abandi cyane ntabwo turi inyuma y'abandi turiho nk'abandi ngo n'abandi babayeho kandi tubayeho nabi inyuma y'abandi n'ibyo ndimo kubabwira. Ibyo byose bisaba umutima wo kubicamo, kwihangana no gukomeza gukunda Yesu cyane. Birumvikana ko Imana hari ibyo yakoze mu rugendo rw'ubuzima bwawe waciyemo. Ndumva nta kindi gisigaye. Ikiba gisigaye nicyo tuzabazwa n'abakunzi bacu badukurikiye ukaba wagisubiza. Ariko ntushobora kugukenera by the way ngo umugire inama, kuko hari abantu biyahura bafata umwanzuro mubi nka wa wundi ugize kuba wafata wowe ubwo ugashaka kwica. Nubwo Imana yakwimanya, hari n'Imana yakwimanya wa marayika mwagendeye cya gihe akaza ubundi wewe ko ntabwo nibaza uburyo umuntu ashobora kunywa ibinini bingana kuri yakire ukayinywera rimwe ntupfe, ukanywa umuti w'inka ntupfe, ukakutaho noneho ngo n'inzoga y'ubuki nabwo ntupfe. Ni Imana yagize gute? Ni Imana yakwimanya. Rero bivuze ko ndi mu mugambi w'Imana. Donc uri mu mugambi w'Imana. N'ubu ngubu nabwo wari wicaye aha ngaha nabwo uri mu mugambi w'iki w'Imana. Birashoboka ko hari abantu bagiye kugira ibyo bareka, bari gutwazwa igitugu n'ubuzima bari kugira gute, bari gucamo, bari no gutambukamo, batigeze bihamagarira. Dore ko nta muntu burya wahisemo kuba icyari cyo gusa yisanze ari icyo ngicyo gusa. Cyangwa nimero yawe wenda ntarayitanga. Ikindi navuga umuntu nagikomojeho kare, umuntu ufite amahirwe yo kuba afite intera agezeho, tuvuge wenda ni umuyobozi w'abandi. Yego, muri abo uyoboye ntabwo ari uko wagize, ntabwo ari uko barusha byinshi, ahubwo ni amahirwe wagize akugeza aho ngaho uri, aguha kubura aho ngaho. Yego, rero ayo mahirwe wiyagira impamvu zituma uhagarara ku bitugu byabusize inyuma, cyangwa se ngo bakandamize ubabone nk'aho ari umwanda. Ni abantu kandi amahirwe arazenguruka. Icyapa kiragenda. Ntushobora kumenya igihe amahirwe azagerera kuri umwe muri abo wakandamizaga. Please abo bantu bisubireho ko igihe gihisha umuntu ejo kikamuhishura. Yego. Hanyuma ababyeyi nabo nyabuneka, ababyeyi bakundwa n'Imana, muha abana banyu urukundo. Abana banyu mu gihe bakibafite nk'ababyeyi mubaha urukundo bagomba. Kandi ikindi mubabwire ko ari beza, mubabwire ko bashoboye. Yewe hari ibintu byinshi ntagezeho ku mpamvu nakabaye naragezeho, cyangwa se nkatinda no kubigeraho kuko nanjye numvaga ntabishobora, cyangwa se nyine nakuze niyanga bwanjye, niyanga bumva nageze naho niyica, ntabwo nari nikunze. Rero ibyo byose byatewe nuko ababyeyi batahagaze mu nshingano zabo. Yes, voilà. Ababyeyi namwe n'abakiri muri ibyo n'abandi batarabona abana, nimubabona nyabuna mugerageze muhagarare mu nshingano. Murakoze cyane. Hanyuma nimero yanjye ni 0788 7 Murakoze cyane. Ubwo mumushaka hari icyo mwamusobanuza ku byo yavuze, hari inama mwashaka bagira, mwamuhamagara, ibindi nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibishimire. Ciao ciao.